Ngira ngo mumeze neza kabisa abantu mukurikiye Makenga TV, ngira ngo muri muranteba cyane ni wa muhungu wanyu MC Makenga cyangwa se n'ikindi kiruzungu wakasa mutwe aka the big boy aka the big house aka byose wagwan. Uyu munsi mukabisa muri kubura kuri Makenga TV mbafitiye umutumirwa utikuraho, nimvuga utikuraho arahumura ni byose. Uyu munsi rero ikiganiro ushaka kugira ngo dutangize muri iyi minsi kugira ngo ngende mbazanira ibintu bishya bya dance bifite power. Nimvuga power wumve kari ibintu bifite imbaraga. Ni ikiganiro cyitwa Bakebure, mugomba kujya mukurikirana kuri Makenga TV. Harakeburwa bande mama yake abanyarwanda kazi aba diaspora ndetse abarijya no hino. Kora share, comment, subscribe. Hasigaye niki dutwikira ukuri. Turi kumwe n'umugabo hano, nimba ari umugabo nimba ari umusore, yatangiye yibwira abakurikiye Makenga TV. Bimeze bite? Jewe nitwa Mukunda abantu Innocent. Mukunda abantu Innocent. Kuki wise Mukunda abantu? Nanjye navutse nsanga iryo zina data na mama banyise. Mu buzima busanzwe n'iryo zina ryanjye. Oh great. None se kwanza uyu munsi ikiganiro natangije uyu munsi cyitwa Bakebure. Urashaka gukebura abandi? Abantu ushaka kuganira, ushaka gukebura. Zamurijwe cyane nk'umuntu wari abakobwa nibo ushaka kuganiraho cyane. Aha. Abakobwa baratuzonza n'abakobwa baratuzonze. Nta muntu w'umusore ugitunga agafaranga. Agafaranga bakatumazeho. Gutunga akantu k'agaceri waka. Reka daho gatunga gute se n'abakobwa bari hanze ahangaha. Ntabwo bagatunga ngo bizagurire. Ako se baba yabatse ku ngufu. Oya ntabwo yakoga ku ngufu, ariko buriya nawe ukunze umuntu hino uramukunda ku kibazo. Nawe agerageza gushaka icyo ufite ngakigukureho. Akigukureho babyita gukura amenyo. Aho ngaho. Uretse gukura amenyo biracyariho. Wewe barayaca bakayarimbura. Bakayarimbura agasigaramo ibihanga. Korana n'imizi, bakakorana n'imizi. Nzangaho ngubu abana b'abasore tugiye gusara. Harimo usanga bafashe n'imigozi bagiye kwimanika. Kubera abakobwa bamaze hiba amafaranga. Cyane, ahubwo bazengereje. Urumva ushaka kubakebura byanyabyo ati abakobwa nese ubwo ngambwira. Hari nk'umukobwa ushobora kuba none aha tuvugana yibereye muri lodge, sibyo? Ari kumwe n'ikigabo n'iki bari kubinoza. Ubwo se nk'uwo nguwo urumva hari ikosa afite, niwe wamwizane kugira ngo Nyabarongo yicuyizane. Ikibazo cyabo ngabo nta kosa afite. Ari kumwe n'icyo kigabo barimo barabinoza. Nawe uri hanze y'agasozi zingura mukunze. Hanyuma agiye cyakigabo atigira vuba vuba nigende. Kugira ngo none asange n'undi ntaje kureba ko cyamupfuraho nawe. Rero niyo mpamvu batuzonze kabisa bara. Kandi usanga abakobwa baba bafite n'abasheri. Gahoro se ubwo. Gahoro ubwo bari kubona uwo nguwo arimo ugatigira ibyo ugira vuba sanga undi. Ubwo nguwo ugasanga ategereje gukura nka batatu ku munsi. Bamwe bagiye kuzimanika, abasore bamwe bagiye kuzimanika pe. Uvuze uko zasinyungusa gutora ibuye. Hari umukobwa ni umutipe kwanza nta mafaranga yari afite, ariko yari yamini yasohokana umwana wa danje. Bikubise muri kantine ati ntabwo njya muri kantine. Bikubise mu kabari umukobwa wamubwiye ngo natumize, abatumije ifi, ibyo kunywa bihenze. Umusore ajya ku ruhande yisate umufuka, abona ifite ya minote ya 2. Uzi ibintu bamukoreye? Bakebure. Wenda bakebura kuko umusore ubwo ngubwo urumva yuko yamutaye mu kaga. Hafi aho ngaho mu kabari bagiye ntabwo byamubereye bishya. Amashati barasumbanyije. Amashati barasumbanyije rwose. Ikigaragara cyo umva kuko yaramutwaze ngarangwa agafanda kase nyisabye bibuze. Haje asanga konsumesha 50 cyari hasi 30. Akare n'abasore biyemera, ugasanga umutipe ari yemeye agiye gukoresha ngo asohoka umukobwa ntamubajije ngo umwiki bakiri mu nzira, ugasanga ni iki. Kwiyemera ko abasore byo ni bya hafi aha ngaha kandi utemeye ntabwo waba umusore. Kuko bizaga bakunda nawe